ibibazo bibiri ngira ngo nsubize. Icya mbere ni ikihe kibazo umuntu afite gituma icyo Bibiliya ivuga mu Bakorinto ba kabiri 5 ko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe muri Kristo ntiyitubaraho icyaha. Ese ni iki gituma biba ngombwa ko umuntu, ni iki cyabigize ngombwa ko umuntu agera ahantu ajya mu cyiciro gikeneye kugira ubumwe n'ubwiyunge n'Imana? Ko benshi bavuga ngo umuntu avuka, ngo umuntu wese ni uw'Imana, nyine ngo ni umwana w'Imana, ngo usibye ko tuzi ibibazo bikatuhana byinshi mu isi, ngo ariko buri muntu wese ubundi avuka we n'Imana ari amahoro. Ariko Bibiliya si ibyo ivuga. Bibiliya igaragaza ko umuntu wese avuka ari umwanzi w'Imana. Okay? Ikimenyetso kigaragaza ko ari umwanzi w'Imana ni uko atumvira amategeko yayo. Ni uko nyine umwana muto avuka, akavuka ubona akeneye icyo abatubanjirije bavuga ngo burere buruta ubuvuke, ngo igiti kigororwa kikiri gito. Cyagoramiye hehe? Igituma rero umuntu akeneye kungwa n'Imana ni uko Imana ivuga ko ikimenyetso cy'uko wowe nayo mufitanye ubumwe ari uko wumvira amategeko yayo, ari uko uyikunda. Bibiliya ikagaragaza ko umuntu wese avuka ari inyeshyamba ihiga Imana. Ariyo mpamvu tubona ibyanditswe bivuga ngo ku bw'akavukire yacu twaraho kugirirwa umujinya n'Imana, mu Efeso igice cya 2. Kuki tugirira umujinya? Mu ndimi z'amahanga bavuga ko kuri kamere tuvukana umujinya w'Imana uba turiho. Yohana 3:36 ngo uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo, ngo utamwizera umujinya w'Imana umugumaho. Ntabwo umujinya w'Imana umujyaho ahubwo umugumaho. Kubera iki Imana ibidufitiye mu ndimi z'abubu bifu? Ni ukubera ko tuvukana kamere idashaka ndetse itanashobora kumvira Imana. Murabyumva? Rero ibyo ni byo umuntu akura ari hano ku isi, agatangira kwigaragaza, agasore gatereta ubukobwa, iwabo bakakabukira bakabuza. Kagamije iki? Kubashaka se? Oya, si buri gihe. Hari irari gusa n'ubusambanyi. Niho ubona umuntu atangira kujya yiba ibiceri iwabo. Igiti kigororwa kikiri gito. Cyagoramye ryari? Cyagoramye kikiri mu nda, kivuka kigoramye. Niyo mpamvu abantu bakeneye kurwana no kukigorora. Ngiyi impamvu abantu bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Ni ukuvuga ngo ubuvuke buba ari bubi, buba bufite ikibazo ku buryo hakenewe uburere. Murabyumva? Rero icyo ni cyo kibazo rero. Imana yaremye umuntu, ayigomba kwiberaho yumvira amategeko yayo, nta na rimwe asitaraho. Simvuga ngo nta na rimwe yica gusa, oya, nta na ryo asitaraho mu buryo urabona nko wagira accident. Rero kuba nta muntu n'umwe ubishobora mu bari mu isi, ibyo bihita bivuga ngo Imana igomba kubahana, kuko Imana igira ubutabera. N'ibisanzwe mu bihugu aho umuntu ukora icyaha ntahanwe, tuvuga ko icyo gihugu cyapfuye gihagaze, tukavuga ko atari igihugu cyiza, nta mutekano, kikajya mu bihugu bibi. Muzabone hari lisiti zijya zisohoka zivuga ngo ibihugu bibi, bakavuga Somalia, bakavuga nk'Uburundi. Nyine sinzi ayo makuru niba ari ukuri cyangwa atari ukuri, ariko icyo mbona ni uko bigaragara ko amalisiti asohoka yerekana ibihugu bibi n'ibyiza. Tukavuga duti iwacu icya mbere ni umutekano, icya mbere ni rule of law, ni uko amategeko ariyo agenderwaho. Ukoze ikosa naze kubera afite imbaraga cyangwa afite amafaranga, hakaba itegeko ritugenga twese. Tukavuga ko icyo gihugu ari cyiza kubera ko gihana, gitanga ubutabera, ukwiye guhanwa agahanwa. Ntabwo rero Imana yera, umucamanza w'isi yose, ari we wareka ngo yirengagize umuntu ukandagira amategeko ye. Ubwo Imana twaba tuvuze ko Imana nayo nyine itagendera ku mategeko, twaba tuyishyizeho icyasha. Oya, yarivugiye ngo ndi Imana itababarira uwo guhanwa, yibwira Mose mu kuva ngo ntabwo nshobora gutsindishiriza uwo gutsindwa. Niba rero umuntu yabayeho akavuka atabasha kuzuza amategeko y'Imana, nk'uko twabibonye, kubera tuvuka dufite kamere ya Adamu, turi abanzi b'Imana, turiho umujinya w'Imana, uwo muntu akaba urumva yica amategeko y'Imana. Imana yaba igaragaje ko itagira ubutabera,
itari siriyasi ku mategeko, idakwiye kwizerwa iramutse imuretse. Murabyumva? Rero ibyo bivuze iki? Ibyo bisobanura ko Imana igomba guhana umuntu, ubutabera bwayo nicyo busaba. Niyo mpamvu rero bikenewe ko umuntu yiyunga n'Imana. Rero Bibiliya ikavuga ngo umuntu yiyungiye n'Imana muri Kristo, mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5, Imana ahantu yagennye ko iba intebe y'uruvu yo kujya mu nama z'imishyikirano n'abantu ni muri Kristo Yesu. Icyo nicyo cyumba cy'inama. Uwo niwe muhesha w'amahoro hagati y'Imana n'abantu. Kandi ibyo Imana yarabihamije ubwo yavuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire. Ubwo Imana imukunda ikamwishimira, ubwo we yujuje ibyo Imana ikeneye, ku buryo imwita nguyu wo nkunda nkamwishimira. Ni ukuvuga rero umwishingikirije n'ubundi Imana izamwemera. Aha 5 aravuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba icyabaraho ibicumuro byabo. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba icyabaraho ibicumuro byabo. Rero ukuri ni uko, ni ukuvuga ngo uburyo bwonyine Imana yiyunga n'umuntu uri mu isi si ukubatizwa, si ukwiyiriza, si ukujya mu idini ukagushaka aho bakwandikisha. Oya, reka mubwire ni icyiza ariko kidashobora kuba ikikunga n'Imana. No kumvira amategeko yayo ntabwo byunga umuntu n'Imana, kuko Bibiliya bivuga Abagalatiya 16 ngo twemeje ko Mwuka Wera yemeje ko nta muntu ugirwa intungane imbere y'Imana, nta muntu ugirwa uko Imana ishaka ngo biyunge binyuze mu ko yumviye amategeko y'Imana. Ahubwo amategeko icyo akora amenyekanisha icyaha. Amategeko adahari bisobanuye iki? Nta mategeko ahari ntabwo byaba ari ikosa wenda gufata umuntu ngo yiruke umuvuduko urenze 60 mu muhanda, ariko hagiyeho amategeko ajyaho bya kamera bibafotora bihita bihinduka icyaha. Ariko amategeko adahari ntiwamenya icyaha. Rero biragaragara ko Imana yashimye ko uyu muntu wavutse akavuka ariho umujinya wayo, akavuka adashobora kuzuza amategeko yayo, akazarinda apfa ataranayuzuza. Ibyo ntibishoboka, nta muntu ushobora kuyuzuza. Imana yashimye uburyo yamuha impano yitwa ugukiranuka kwayo ibinyujije muri Kristo. Kuvuga ngo Kristo aje abaho ibyo Imana ishaka byose, yumvira Imana ariko anapfe kandi adakwiye gupfa. Kugira ngo bigende bite? Igihano cyari kidukwiriye nk'abanyabyaha kimuhabwe, noneho gukiranuka kwe kutubarweho mu gihe twizeye Kristo. Ubwo rero Imana iba yiyunze n'umuntu. Uyu murongo ukomeze wumvikane, uzacira iteka umuntu wese uzawumva niyizere ku kuri. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi yaba icyabaraho ibicumuro byabo. Kwiyunga kw'Imana n'umuntu ni ugukuraho kumubaraho ibicumuro bye. Yizeye Imana ikamubaraho gukiranuka kwa Kristo, ikamubara ko ari uwera n'umuziranenge, ikazamuha ijuru idashingiye ku byo akora. Ariko icyo gihe si ibyo gusa, inamuha umutima mushya ukunda gukora ibyo Imana ikunda, nubwo ibyo ngibyo atari byo bimuhesha ijuru. Yego, reka minira ahangaha.